reka ntangire mbasuhuza rero by'umwihariko abantu bakurikiranye Yego Talent Rwanda TV show mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubaha. Twabwiye ngo ntago tugomba kubaha agahenge, ahubwo ni ukubaha impano zigiye zitandukanye ndetse n'abakiri bato batandukanye nk'uko twabibasezeranyije. Tugomba kubaha abatoya bafite byinshi bashaka kutugaragariza mu nce zigiye zitandukanye cyangwa se muri kategori zitandukanye. Reka nkubwire rero wowe urebye cyangwa se ukurikiranye cyangwa se urebye ino video bwa mbere, ihutire gukora subscribe, share, comment, uduha feedback z'ukuntu uri buze kumubona. Ikindi kandi ugakora share kugira n'abandi ugende ubasangiza amakuru agiye atandukanye. Reka nsuhuza abantu bari mu nce zigiye zitandukanye rero, iburengera bwaryo, iburasira bwaryo, babwire ngo bagomeze bagubwe neza. Uyu munsi byanze ariko ejo byakunze. Reka mbone rero nanone kugenda nsuhuza aba diaspora bari mu bihugu bigiye bitandukanye, bakomeze bagubwe neza nabo bagenda badukurikirana baduha feedback. Nyaboneka nka Yego Talent Rwanda aho tubategurira ibitaramo 4 mu mwaka, mu kwezi kwa 5, mu kwa 8, mu kwa 10 ndetse no mu kwa 12. Icyo tuba tugamije no kugira ngo tuzamure impano z'abanyarwanda zitandukanye. Ni comedy, ni music, ni traditional dance, ni modern dance, ni poet, n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero twabazaniye undi uri imbere yacu, ni imbere ya kamera, muramubona ukuntu asa. Ikintu agiye kudukora rero, agiye kutwibwira, tubwira amazina ye n'icyo akora, ubundi tukomeze tugenda tumubaza utubazo tugiye dutandukanye. Murakoze, nitwa Olivier Iradukunda. Mu busanzwe ikintu nkora ndi umukomediye, sibyo gusa ngiye niga indimi n'ubuvanganzo. Mu by'ukuri nzwi ku izina rya Benjamin. Ndi umukomediye, nyina komedi. Ngenda kuri YouTube, niho wagenda ugasearchinga mu TV joke, tutangira kubona video zacu. Muri make rero rwose nabashikariza kujyayo mukatureba kuko izo video ziba ziteye ubwuzu ndetse kandi zituma hari byinshi ushobora kwigiraho. Niba nawe ufite impano, nagushishikariza kuba waza ukatwiyungaho cyangwa se ukatwijoiningaho muri mwizwi n'amahanga. Nuko arakoze cyane. Wavuze ko witwa nde? Navuze ko nitwa Iradukunda Olivier. Iradukunda Olivier. Ufite imyaka ingahe? Ko mbona winjiye mu bukomediye ukiri mutoya. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 19. Nawe ntabwo yuzuza neza. Watangiye kumva impano ya komedi ryari? Nuvuga ngo natangiye kumva nakina komedi mfite imyaka 16. 16. Wiyumvishemo ko ugomba kuba umunyarwenya, nyine byatangiye gute? Ni hehe watangiye ubyerekana? Natangiriye mbyerekana, ndibuka neza niga mu mwaka wa 3 w'amashuri. Niga mu mwaka wa 3, ndibuka twakoraga sembo, nkagenda nkafata amakuru, ngaterateranya amakuru, ngatangira kuyateranya, najya imbenyesha nkabibabwira. Ibyo byatumye ntangira kwiyumvamo impano yo kuba nakora amakuru cyangwa se komedi. Si ibyo gusa, twajyaga no mu matorero menshi atandukanye, nkagenda nka performingayo, nkagenda nkabyina, nkakora komedi. Naho byatangiriye. Naho byatangiriye. Ukiri muto wumvaga uzaba iki? Nyiri muto numvaga nzaba umunyamakuru ndetse nkaba n'umukomediye. Mu munyamakuru tubwireho agace gatoya. Nuvuga ngo hari amakuru menshi nagiye nkusanya, ngiye kuba nababwira amwe muri yo. Abantu benshi ku isi bagira amakimbirane atandukanye. Iyo twitegereje ku isi tubona amakimbirane aterwa n'ababyeyi babi mu miryango yabo. Umwana kumubuza kujya ku ishuri no gukora n'ibindi bitandukanye. Nk'umubyeyi ava mu kabari yasinze, ibyo bishobora gutuma haba amakimbirane atandukanye. Ndetse no mu bandi bantu, reka tuvuge nko mu banyeshuri. Umunyeshuri ashobora kujya ku kizamini yize, yatangira gusubiza ibisubizo bikabo. Ashobora gutekereza ko ari umwanzi wamuroze.